munsi ndaryoshye kabisa. Ahubwo se kuna cyana mfite na telefone mfite hanze mamagare urakwiyemera nibyo bya mbere. Turashize none. Meze ute bu? Uyu munsi ntabwo hari kahota wambabariye basi nkagusohokana ko mfite 2 mu mufuka. Ko 2 ntabwo byagusohokana. Oje ntabwo wabinkora. Nambaye neza naryoshye urumva noneho ndinabatoneka n'iki none ntabwo nagusebya humura ahubwo wewe mbaruruze ngura byanze kazi banganyariye kumanyo. Turashize none. Reka nikoze kugatsema njye kureba ibyana kabisa. Ibyo bibira byana ubwirandaye nkati ubwo nagiye ngewe. Assalamu alaykum wa alaykum rahmatullahi wa barakatuh. Doraba. Assalamu alaykum wa alaykum rahmatullahi wa barakatuh. Neze utese. Makuru imisi. Mbaremba byiza ukuri. Mvuye kwiga muri za Canada. Urabona ko ndyoshye ngiye papa ni ministre. Urumva? Mfite amafaranga. Ikofira kingi. Amafaranga menshi cyane. Aho ko nabuza hano nasohokera. Hari ahantu mwamuzi hano hafi twasohokera. Okay, hari. Heza. Mwanyemera se basi nkabasohoka umukobwa? Sure. None sirata baby. Ushaka ko masohoka hagana. Amafaranga. Jewe. Hase nababwiye ko mfite ikofi ifatika. Kibazo tujye Maria Ariko nta kibazo. None sirata tugera Maria Hotel. Shaka ko nkugura gake. Okay, njye champagne sindaye nko nshaka gufata kuri abakantu niko bimeze. Na wowe. Njye bishakira gazo kandi ndanaje. Nebe. Kana nakahene hafi. Hata nimubone ndi kwikanga. Nimugire ngo wenda ngo ni ikibazo cyuko naba nta mafaranga mfite. Ahubwo amafaranga ndayafite. Ahubwo impamvu nuko muvuze inzoga ziciriri. Nabuze kubona nka akitingi wayine kagura 1000 muri kuvuga inzoga zo 30 ndagaswingiye. Ubwo tuwa akitingi sinatwe twazigurira. Cyo turekana n'ubujyama bw'amafuti gusa. Basi. Umukansibye ngiye mfite amafaranga. Niho kumwege muze basohokane. Aho ngaho kwa Mario tugende. Akuri icupa muri bo. Akitingi. Ujya? Kaze ni mwavuze. Jezi mambo nemba bya akitingi. Akitingi namba nakorwa n'umugabo gikiranye. Nakuta bituye muke. Barumva ni muke. Ariko nabakunze. Okay, tugende tuzabyimwe. Nabakunze. Dore umujama ndwara imyenda yanjye katara igaruye. Assalamu alaykum wa alaykum rahmatullahi wa barakatuh. Ibintu byo n'urugero. Kuramo pavre ibintu byanjye bigana. Ako se abagabo b'iki gihe. Genda mwana ugiye kwemererwa hiyo. Ako se mwana ni ibyo ngibyo Turashize none. Yazi kumunda gutiza nabi garuye genda. Ngo urimo satani. Ntabwo ari gusa ahubwo yarayimeze. Reka ngwire abagabo b'iki gihe. Ubu sifuje utwenda twanye nka Tomasi. Twe tugende ndaje. turashize none. Amafaranga ndafite. Oya, arifuje. Abonye ko nambaye neza. Koze sina nambaye neza. Akabikwaka kuri yasi. None si yifuje umukene yifuje subi uramurekera. Akaza nyine agira gutya Nyine byari ibyo. Nabwo tugende mbagure nta kibazo. Turashize none. Ako si nkayi mwana gutiye ibintu ntunguko ko nkayo koko.
nkuramo isengeri mani oya nkuramo isengeri nta kintu tuvugana nkuramo isengeri nkuramo isengeri nkuramo n'inkweto mwana ngiye nkuramo n'inkweto akusemana waretse oya nkuramo inkweto mani ukwezi kose mwana akusemana waretse ukwezi kose mwana waretse kunsebya twazi kose twabonaga nambara iki genda wambwa kandi urimbwa mwana urimbwa yose mwana nibyo nkoze se genda urimbwa urimo satani sha nawe urimbwa kabisa ahubwo yarayimize nacyo tumenye imeze reka mbwire wari wamukirana yanjye yego mani basigiye mvuye Canada hano bamukuramo inkweto n'imyenda urimo satani ahubwo se boxer akomera ne korose ryarwa aho kore mureke nigendere n'ipano batayimura ariko abakiriya bishyize mwabo nabakinisha gasha twagisa n'urusura rugara hasi urimo satani ahubwo yarayimize nacyo